Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Umwami w'amahoro, Imana yacu, Imana ikomeye kandi isumba byose. Mbere ya byose, reka tubanze dusenga Imana. Mwami Yesu, ndagushimiye, ndaguhimbaje, uri Uwiteka n'iryo zina ryawe, icyubahiro cyose n'ikuzo n'ibi byawe. Tugiye kumva ijambo ryawe kandi ijambo ryawe rirakomeye. Reka ijambo ryawe ritwarire mu mitima yacu. Umuntu wese wumvira ijambo n'uzaryumva rizageraho rimuvana naho rimugeza kandi rizamubera inkomezi. Bigusabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. ni Pasiteri Welarisi Bizumutima. Hanyuma kandi ijambo ry'Imana rinyura kuri YouTube channel @Pastor Welarisi, cyane cyane ku isaha ya 3 z'umugoroba. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Twihute dusome ijambo ry'Imana, Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 wonyine. Bibiliya iravuze ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Amen. Imana y'amahoro itugire neza cyane rero. Iri ni ijambo ryanditswe n'intumwa Matayo Lewi, yari umuyuda, aryandikira Abisiraheli. Ariko nk'uko mubizi, ijambo ribwira Abisiraheli, ryabwiraga Abisiraheli icyo gihe, kandi ubu ngubu ribwira abatuye isi bose. Imana y'amahoro itugire neza cyane. Hanyuma umwanditsi ni Matayo Lewi, umwe mu ntumwa za Yesu Kristo. Hanyuma kandi hagaragaramwo amagambo yavuzwe n'umwami Yesu Kristo. Nagira ngo mbibutse ko yavukiye i Betelehemu, avukira mu kiraro cy'inka, avukira mu muvure, bamuryamisha mu muvure. Ibyo byagaragazaga kwicisha bugufi kwe n'Imana. Hanyuma kandi mbibutse ko Yesu Kristo yabayeho ari umuntu nkatwe. Yari umuntu w'intungane, yabaye mu isi, ayigenderamwo, ayikuriramwo. Hanyuma ise, Bibiliya igaragaza ko ari umwuka wera, kuko Mariya yasamye inda kubw'umwuka wera. Hanyuma nyina ni Mariya. Bari rero yavukiye muri Isiraheli. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Yesu Kristo kandi nkubwire ko ari we mwami w'amahoro, ari we mwungeri mwiza, ari we Mana ikomeye cyane. Icyatumye rero aza mu isi ni ukugira ngo abatuye isi babone ubugingo. Ijambo muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 haravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itazanywe mu isi no gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yazanywe no kugira ngo bakizwe nayo. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Rero amateka ya Yesu Kristo ni maremare. Yesu Kristo yakoze imirimo myinshi, yakoze umurimo wo kuducungura. I Nyabihanga ku musaraba i Golgotha, yemeye gupfa, gukubitwa, arapfa, arahambwa, yemera kubambwa ku musaraba, ariko iminsi 3 yonyine yarazutse. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Hanyuma kandi Yesu Kristo yakoze ibitangaza byinshi. Ubwo yari ku musaraba i Nyabihanga i Golgotha ku isaha ya 9, niho yatubabariye ibyaha byacu, nibwo yavuze ati byose birarangiye.
Yesu ashimwe cyane. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Mu by'ukuri Yesu yaraducunguye kuko ni umucunguzi, ni Mesiya. Niba utari wamwizera, niba utari wamwakira ngo akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wakwihuta ukamwakira, hanyuma akakugirira neza, akaguha ubugingo buhoraho, kandi agahindura amateka y'ubuzima bwawe. Ubwo yari ku musaraba ku isaha ya 9:00 hacuze umwijima, hanyuma nibwo yavuze ati byose birarangiye. Ntabwo yitaye ku isoni z'uwo musaraba, ntabwo yitaye ku mubabaro yari afite, ntabwo yitaye ko abambwe hagati y'abambuzi babiri, ntabwo yitaye kandi ku mbaga yari aho ngaho, ahubwo we icyo yarebaga yari urugendo cyangwa se misiyo yo gucungura abari mu isi, kuko ni umucunguzi, ni Mesiya. Imana y'amahoro itugire neza cyane, kandi Imana y'amahoro iturengere. Hanyuma rero Yesu Kristo, nari ndimo mbabwira imirimo yakoze. Yesu Kristo yahumuye impumyi yitwaga Predenius, ubibona muri Yohana igice cya 9. Yohana yanditse iri jambo, hanyuma abantu baraza babaza Yesu, baramubwira bati se uyu muntu uko tubona ari impumyi, ni icyaha yakoze, ni icyaha cy'ababyeyi be, byagenze bite? Ariko babimubazaga bamugerageza, kuko abafarisayo bakundaga kugerageza Yesu. Hanyuma Yesu arabareba arababwira ati ntabwo ari icyaha cye, nta nubwo ari icyaha cy'ababyeyi, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri we. Predenius rero ni byiza ko tubasobanurira. Iyo tuvuze uwavutse ari impumyi, wumva ko yenda yari umuntu waje guhuma nyuma, cyangwa se akavuka yenda aho amaso hahari. Oya, yari umuntu nyine ufite amatwi, ufite amaso, ufite amazuru nk'uko umuntu agira izindi ngingo, ariko aho amaso akaba ntahahari. Niyo mpamvu Yesu yaciriye amacandwe, yatobesha kondo, akamusiga ku maso. Amaze kukamusiga ku maso, hanyuma ashyiraho forme y'amaso, ashushanya amaso, kubera ko Yesu ni umuremyi, ni Imana ikomeye, iyo abiremye byose biremera. Amaze kumusiga kondo ku maso, amaze gushushanyaho amaso, yaramubwiye ati genda wiyuhagire ku kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Imana y'amahoro itugire neza cyane. Yesu Kristo rero yakoze ibitangaza byinshi, yakoze imirimo myinshi. Umurimo wa mbere nahereyeho no kuducungura. Ibitangaza yakoze ni byinshi. Bibiliya iravuga ngo wavuga imirimo n'ibitangaza yakoze ntabwo byakwirwa muri Bibiliya. Yahumuye impumyi yitwa Baritimayo, mwene Timayo, yaramuhumuye amubabarira ibyaha bye. Yakijije umugore witwa Mariya, bari bamufasha asambana, aramukiza. Yazuye Lazaro, ubwo Lazaro yari yapfuye. Lazaro yari inshuti ya Yesu. Lazaro yari uwo kwa Simoni w'umuhazi Betaniya ku nyanja, akaba ari narwo rugo Yesu yaba yaragendagamwo cyangwa se yararayemwo rwonyine. Hanyuma rero igihe kimwe baramubwira bati inshuti yawe Lazaro yararwaye, Yesu ntiyajyayo. Hanyuma baramubwira ati se ko utaza kandi inshuti yawe irwaye? Yesu arabirengagiza. Buriya hari igihe Yesu yirengagiza, ariko atari uburyo yanze umuntu, ahubwo ari ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire muri uwo muntu. Imana y'amahoro itugire neza cyane. Lazaro yararwaye rero, Lazaro araremba, Lazaro agera ubwo apfa, Yesu atari yahakandagira. Hanyuma Lazaro arapfa. Umunsi wa mbere ntiyaza, umunsi wa kabiri ntiyaza, umunsi wa gatatu ntiyaza, umunsi wa kane baranamushyinguye, amaze iminsi 4 baramushyinguye. Hanyuma Yesu araza, ariko Yesu ngo ahageze arangije ngo ararira. Yarizwaga n'iki rero? Yarizwaga nuko bashiki ba Lazaro, harimo uwitwa Mariya ndetse na Marita, bararize. Bamusanga bati iyo kuki watinze, inshuti yawe Lazaro iyo uza kare uwo musaza wacu aba yarapfuye. Yesu abwira uwitwa Mariya, aramubwira ati sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana? Iki ni igihe cyo kwizera Imana,
iki ni igihe cyo kwiringira Imana. Imana ishobora byose, Imana ni umuremyi kandi Imana ni umukozi w'umuhanga. Hanyuma rero Yesu abonye ko atizeye cyangwa se batizeye n'abari aho batizeye, araturika ararira. Yesu yarizwaga n'iki rero? Yesu ntabwo yarizwaga n'amarira cyangwa se n'ibindi, ahubwo Yesu yarizwaga n'uko abantu bari bari aho batizeye, yarizwaga n'uko abantu bari bari aho batamwizeye. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Iyo ukomeje hepfo arababwira ati mukureho igitare. Arababwira ati mukureho igitare. Bamaze gukuraho igitare, hanyuma arangije aravuga ati data, nsanzwe nzi ko unyumva, ariko ibi mbivugiye kugira ngo abantu bari aha banyizere, bizere. Hanyuma rero arangije aravuga ati Lazaro, haguruka sohoka. Igitare bagikuyeho, ubundi nta kindi gisabwa. Igisabwa nuko Yesu akuraho igitare. Yesu yamaze gukuraho igitare, wari upfuye arazuka. Yesu yamaze gukuraho igitare, ibyari byarapfuye biremera. Yesu yakuyeho igitare, hari ibintu byinshi biba byemeye, kuko niko akora kandi Yesu ashobora byose. Hanyuma rero amaze kuvuga ati mukureho igitare, arahamagara ati Lazaro sohoka. Wari wapfuye arazuka, na babandi babireba baramubona, hanyuma barishima baranezerwa. Ariko Yesu we icyo yabikoreye nuko batari bizeye. Yesu yakoze ibitangaza byinshi. Yesu yakijije umuntu wari ku kidendezi cy'i Betisaida ku mabaraza 5 yari ahari, yari amaze imyaka 38 arwaye. Hanyuma kandi yari yarabuze umuntu umujugunya muri ayo mazi, kuko iyo marayika yihindurizaga yaburaga umunaga muri ayo mazi. Ariko Yesu iyo yahageze biremera, kugira nkubwire ko muri ayo mazi hatigeze haboneka umujugunyamwo, ahubwo Yesu ahageze yaramubaje ati ese urashaka ko nkugirira nte? Urashaka gukira? Hanyuma rero wa wundi atangira kumubwira ngo urumva ngo iyo haje, iyo marayika yihindurije, amazi yihindurije, marayika aje mburunjugunyamwo. Kandi Yesu ntabwo ari cyo yari akeneye. Yesu yari akeneye ko amubwira ngo ndashaka gukira. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mwizere Imana, iki ni igihe cyo kwizera Imana. Ntabwo Yesu akeneye ko mubwira byinshi. Yesu azi ibyo ukeneye, Yesu azi ibikwiriye, ahubwo we mubwire icyo ubabaye, mubwira aho urwaye, agukize kuko ni umukiza kandi ashobora byose. Hanyuma rero Yesu yaramubwiye ati korera uburiri bwawe wigendere. Nta nubwo yagombye kujya muri ya mazi, nta nubwo byagombeye ko hagira umuterura ngo munagemo, cyangwa se ngo marayika agombe kuza. Yesu yaje asumba byose, asumba marayika, ntago agomba gutuma byose bita byemera. Imana y'amahoro itugire neza cyane. Icyo musabwa ni ukwizera. Niyo waba urwaye indwara, iyo waba urwaye yose, Imana ishobora byose, nta kintu kinanira. Niyo yaba diabete, niyo yaba kanseri, niyo yaba sima, niyo yaba sinezite, niyo yaba sida, indwara zose Yesu arazitegeka zikemera, nta kintu kijya kimunanira. Imana y'amahoro itugire neza cyane. Yesu kandi yakijije abantu benshi, yakijije abanyunyutsa amaboko, Yesu yakijije abarwaye ubuganga, Yesu yakijije ba nyirabukwe wa Simoni Petero. Yesu yakoze imirimo myinshi. Yesu arakomeye. Ndagira ngo mumwizere, ndagira ngo mumwiringire, ndagira ngo mwizere gukomera kwe, ndagira ngo mwizere imbaraga ze zirakomeye. Imbaraga ze zizura abarwaye, imbaraga zizura abapfuye. Niyo waba warapfuye uhagaze arakuzura ukongera ukabaho. Imana y'amahoro itugire neza cyane. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Uhereye kera kose Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza, kandi na n'ubu Yesu aracyakora. Yesu yakijije abantu benshi. Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi bikomeye. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Hanyuma twasomye ijambo muri Matayo igice cya 11 murongo wa 28. Ijambo ryatubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yesu ashimwe cyane. Yesu yiteguye kuturuhura. Yesu atanga amahoro. Yesu atanga umugisha. Yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, kuko ndi umugwaneza kandi nkaba noroheje umutima. Niba utari wihana, ngwino wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza akuruhure ibyaha byawe, nawe bituma ubindushyi. Imana y'amahoro itugire neza cyane. Imana y'amahoro iturengere. Imana y'amahoro itwiteho. Ufite ibikuremereye, ngwino ubyikoreze. Yesu ntabwo ajya ananirwa.
ufite imitwaro ikunanije, ngwino uyimukorere we, ibitugu bye birakomeye ntabwo ajya ananirwa. Ese ufite amadeni, ngwino uyamushyireho ayagukize kubera ko ashobora byose. Ese ufite ibintu byakubereye ikigeragezo gikomeye, ufite ibyifuzo bitandukanye, ngwino ubimukoreze hanyuma abigukize kuko ashobora byose. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Aya magambo yayavuze ku isaha ya saa 9 ubwo hari hacuze ubwira kabiri, kandi n'uwari wamuteye icumu mu rubavu witwaga Stefanius, uwo nawe yari amaze kumukiza. Muri bya bitangaza Yesu yakoze, nawe yahise amuruhura aho ngaho ako kanya, kuko akimara kumutera icumu mu rubavu hahise havamwo amazi n'amaraso. Uwo mugabo yari afite, yari umugabo ukomeye, yari umwafandi wo mu ngabo z'Abaroma, ko Yesu yabayeho ku ngoma y'Abaroma. Hanyuma amaze kumutera icumu mu rubavu, havuyemo amazi n'amaraso, bita byikubita mu jisho rye yagendanaga ritabonaga. Ako kanya yahise ahumuka, ijisho rye rihita ribona. Ijisho rye rimaze kubona, yahise avuga ati uyu muntu yari umwana w'Imana, ahubwo uyu muntu arimo kurenganwa, yarenganyijwe. Imana yamuri tugire neza cyane. Ariko mu by'ukuri ntabwo Yesu yari yarenganyijwe, byari misiyo. Iyo atadupfira twari kuba turi habi. Turamushimira ko yadupfiriye, turamushimira ko ari uturuhura, turamushimira ko ari uduha amahoro, turamushimira ko ari uduhaza uburame, turamushimira ko ari uduha ijambo, turamushimira ko ibyo tukenera byose ari we ubiduha. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana n'ukuri rero, Imana yamuri bagirire neza cyane. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima, kandi no kunkorera ntigukomeye. Hanyuma mbibutse kandi ko ijambo ry'Imana turikurikira kuri YouTube channel @Pastor Welarsi, wandika pa a sa ta ukandika Welarsi mu gifaransa. Hanyuma ijambo ry'Imana rica kuri iyo YouTube channel saa 3 z'umugoroba, ndetse no mu gihe cya mu gitondo, cyangwa se no ku gihe cya saa 9 y'amanywa iyo tuje gusenga. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Nimero wabona wanyandikiraho yaba kuri WhatsApp cyangwa se ukampamagara ibyifuzo ushaka ko dusengana ni 07 88 60 86 34. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Ciao.